Haleluya, haleluya. Yesu Kristo ashimwe. Bene data ndabasuje muri iki gitondo, nizere ko muri amahoro, Imana ibarinze. Imana ishimwe ko ituramukije amahoro, izina ryayo rihabwa icyubahiro cyane. Ni Pasiteri Marie Tereza ubasuhuza, ngarutse kuvuga Imana. Tumaze iminsi turebana hamwe ijambo ry'Imana, ariko ndifuza yuko twajya dukora burakeye kugira ngo dutanguranwe n'inyoni kuririmba, dutanguranwe n'iby'Imana yaremye bihimbaza Imana buri gitondo, dutanguranwe nabyo guhimbaza Imana iba yaturinze uko bwije n'uko bukeye. Mu by'ukuri iyo umuntu aramutse, abantu benshi babifata nk'ibisanzwe. Abantu benshi babifata nk'aho byari ngombwa. Abantu benshi babifata nk'aho byari itegeko kuri bo. Ariko nagira ngo mbabwire ngo iyo umuntu aramutse, ni imbabazi z'Imana aba yagiriwe. Muri uko kuramuka hari amamiliyoni n'amamiliyoni aba yakuwe mu mubiri. Abantu baba batagihumeka, abandi baryamye mu bitaro, abandi bari muri koma, yemwe n'abandi bari kurira. Ariko nugira amahirwe yo kuramuka amahoro, ukwiriye gushima Imana, ukayishimira uburyo yakuburinze, kuko ibyaguhitana amasaha 12 y'ijoro ni byinshi cyane. Ndagira ngo rero tujye dusengana, tuganire no ku ijambo ry'Imana, twige tumenye impamvu turiho, kandi twige tumenye ko iherezo ryacu igihe kizagera rikagera. Ariko niba rizagera gute? Ese rizagera urinde? Rizagera ujya hehe? Imana yacu yahabwa icyubahiro cyane. Ndifuza ko dufata igihe cyo gusenga ndetse no kumva ijambo ry'Imana, kugira ngo tubashe gusobanukirwa, tubashe kumenya, ese uyu munsi uko nitwara ni gute? Nkwiriye kwitwara gute? Ese ko igihe kizagera nkava muri iyi si? Kubera ko uko uri kose, uko ndi kose, uko ari kose, igihe kizagera uyu mubiri usigare mu isi yawo. Isi izakubwira iti mpa igitaka cyanjye, kuko turi igitaka, tubumbye mu gitaka. Imana ngo yabumbye igitaka, ikibumbamo umuntu, ngo irangije ihumekeramo umwuka wayo. Ibyo tubibona mu gitabo cy'Itangiriro. Ni ukuvuga rero ngo igitaka kizabwira umuntu kiti nsubiza igitaka cyanjye. N'uwaremye umwuka navuga ati garura umwuka wanjye. Ni ukuvuga ngo twese ntabwo turi abacu ngo twigenge. Ni ukuvuga ngo uyu mubiri ntabwo ari twe twari dukwiriye kuwugenga, n'umwuka si twe twari dukwiriye kuwugenga. Niyo mpamvu Pawulo yanditse aravuga ngo ntimuri abanyu ngo mwigenge, ntituri abacu ngo twigenge. Ntabwo dukwiriye kwigenga rero, kuko dufite umugenga waturemye, waremye n'ibindi byose natwe adushyiramo. Byanga bikunda, igihe kizagera atubaze ngo ko nabarebye nkabashyira mu isi. Ese mu isi mwayimazemo iki? Mwankoreye iki? Ni iki mbibukiraho mukiri mu isi? Imana itugirire neza cyane. Abantu benshi babona abantu basenga, bakavuga ngo babuze icyo bakora, inkorabusa. Ariko ntabwo twabuze icyo dukora, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo kubaha Imana nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Iyo uvuye mu byaha uba ujijutse. Kuba mu byaha ni ukujijwa. Impamvu ari ukujijwa, uzasanga abantu benshi baba mu byaha bibagiraho ingaruka.
bizagire n'imiryango n'ingaruka ku miryango yabo, ababakomokaho. Ababakomokaho babeho mu ngaruka z'ubujiji bw'abababanjirije bagiye mu gukora ibyaha bakiyanduza. Izo ngero turazifite nyinshi. Kubaha Imana nibwo bwenge rero, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro cyane. Reka dufate urugero rw'icyaha cy'ubusambanyi. Umugabo akaba afite urugo, ariko aho ageze hose agasambana. Aho asambanye hose akahasiga abana. Ba bana ntago azabarera, ntago azabaha icyo kurya, ntago azabaha icyo kunywa. Kandi kubera yuko uwo asambanye nawe azamuhonga, akamuhongera amafaranga n'ibindi, ya mafaranga yari gutunga abana be n'umugore we uri mu rugo yasize mu rugo, azahita yahereza wa wundi basambanye bari kubyarana. Aho hazaba hari ibibazo bibiri: mu rugo yasize no mu rwo ari kubaka aho ngaho rudafashe. Amafaranga yakabatunze, yagatunze urugo rwe, arimo aranyanyagira. Abana bazagira ingaruka zo kutiga, bagira ingaruka yo kubaho nabi no kurya nabi. Ariko na wa wundi aho yabyaye nanone, mu gukura kwe uzasanga adafite gikurikirana. Kuko iyo bamaze gukora ibyo barongera bakimuka bakajya ahandi bakajya kuhakorera ibyaha. Ugasanga umugabo afite nk'abana 10 mu ngo zitandukanye no ku bagore batandukanye. Ikizabikubwira, uzabaze ubaririze abana bari ku muhanda, ubabaze ngo niki cyabakuye iwanyu, byagenze gute, uvuka he, papa uramuzi, mama uramuzi? Bazakubwira ko yamenye mama we gusa, isi atigeze amumenya. Izo ni ingaruka z'icyaha. Kuva mu byaha rero no kujijuka. Uvuye mu byaha uretse ubusambanyi, ntaho uzahurira no kubyara abana batazagira gikurikirana. Abana Imana izakubaza, kavuga ngo wabyaye ahangaha uhasiga umwana, uwo mwana yabuze uko yiga, ubyara ahangaha uhasiga umwana, nyina mubyaye abuze icyo amuta mu muhanda, ubyara ahangaha uhasiga umwana, nyina abuze uko abigenza aramwica muta muri wese. Izo zose ni ingaruka z'icyaha cy'ubusambanyi, kandi cyakozwe n'umuntu wari ufite ubwenge bwa bundi bwa hano mu isi, ariko kubera ko abuze ubwenge bw'Imana bwo kubaha Imana, azakora amarorerwa. Ibyo rero ni by'Imana idashaka. Bene data, reka twige kubaha Uwiteka. Imana ishimwe. Isengesho rya mu gitondo rero rigizwe n'ibice. Ni ukuvuga ngo hari igice cyo gushimira Imana igukuye muri iryo joro ry'icuraburindi, bugacya uri muzima uhumeka umwuka w'abazima. Hanyuma ikindi gice ni icyo kubwira Imana ngo noneho ubwo ndamutse amahoro, nkuragije uyu munsi, nkuragije ibikorwa byanjye ndi bukore, nkuragije urugo rwanjye, nkuragije abana banjye, nkuragije umuryango wanjye, yewe nkuragije akazi nkora, yewe nkuragije n'igihugu cyanjye. Ukabwira Imana ibyo uri kwiragiza, kugira ngo buze kwira n'ubundi ari amahoro masa. Hanyuma no mu gihe cyo kwira ukaza kuyishimira yuko Imana yiriranywe nawe ikakugirira neza, bukaba bwije ari amahoro, ukaba ugiye mu gicuku cy'ijoro, ukongera kuyibwira ngo noneho ubwo ngiye mu gicuku cy'ijoro, muri rya joro rya rindi ntabasha gukontorora ibiri kuba igihe nsinziriye, Mana undindire muri ibi bicuku by'ijoro.
izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Ibyo bizadufasha kugenzura ubuzima bwacu bwa buri munsi, umunsi ku wundi, kugira ngo tumenye uburyo tubana n'Imana kandi tugendera mu mateka no mu mategeko yayo, tugendera mu kwizera Imana idushakaho. Yesu araguhamagara, nanjye arampamagara ngo dufatanye uyu murimo muri iyi mibereho, kugira ngo tubashe kwera imbuto zikwiriye, ndetse tubashe no kuva mu byo twibwira, no kuva mu ngeso za zindi zaturanze mu gihe cyose twabayeho tutarakizwa. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro cyane. Wambaza utese hazashima bazasanga ari byiza gusa, ari amahoro gusa, ari umunezero gusa? Oya, ijambo ry'Imana riratubwira ngo mu bibi no mu byiza mushime. Isengesho ry'uyu muntu wabyukanye umubabaro, wabyukanye uburwayi, wabyutse agasanga mu muryango hapfuye umuntu, rizaba ritandukanye na wa wundi, ndetse n'ibyifuzo byabo byo gusengera uwo munsi bizaba bitandukanye uburyo bwo gusenga. Kuko urwaye azasenga ati Mana nkiza, ndetse undi avuga ati Mana ngiye kwa muganga ugendane nanjye, undi avuga ati imiti bampaye ibashe kunkiza, undi avuga ati yewe twagize ibyago Mana dukomeze, komeza imitima yacu tubashe kwihangana. No kuvuga ngo buri muntu wese azasenga bitewe na situwasiyo abyukanye, situwasiyo yiriranywe. Yobu ijoro rimwe yararyamye abyuka bimeze neza, ariko agiye kumva mu kanya atangira kumva amagambo aza mu matwi yashaririye. Bamwe bakamubwira ngo twari hamwe n'abana bawe mu nzu, ngo bakoze ibirori, ngo na bashiki babo, ngo hanyuma ngo bigenda gutya inzira bagwira, ngo ntihagira n'umwe urokoka, ninjye warokotse njyenyine wo kubikubwira. Undi akaza ngo twari mu ngamiya tuziragiye, ngo nuko haza abanyazi, ngo barazinyaga bica abakozi bawe, ngo ninjye warokotse wo kubikubwira. Rero ibyo byose Yobu yarabyumvise, kandi yari yabyutse ari amahoro, ariko bwira atari amahoro. Ariko arangije aravuga ngo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, ngo nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye, ibi byose nabihawe n'Uwiteka, ngo rero ntacyo nshinja Imana. Izina ry'Uwiteka rishimwe kandi rihabwe icyubahiro. Umugore we aravuga ati Nowa ugomba gutuka Imana, yadukoreye ibintu nk'ibi ngibi, yatwiciye abana tukanyagwa, tukaba nta kintu dusigaranye, ndetse ukaba unarwaye, dore ubuzima bwawe nabwo buragiye, ati tukiye Imana wipfire. Arangije aravuga ngo ntabwo nzigera nikuraho gukiranuka, ngo mbese twahabwa ibyiza, twahabwa ibibi, tukivumburira Imana. Imana itugirire neza. Ntabwo twifuza ibibi, ariko iyo byaje dusaba Imana kugira ngo idushoboze kubyihanganamo, tubashe kuzabisohokamo, kuko nta joro ridacya, nta n'imvura idahita. Iyo imvura iguye irahita, n'ibigerageza iyo bije birarangira. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Ntabwo izuba rihora rirashe, ahubwo rirarasa, byagera igihe rikaza gukara, bikagera igihe umuntu atakihanganira kurihagararaho, ariko hakagera ikindi gihe riza kugabanya ubukana, ukumva noneho haje ka kazuba wumva washaka kujya kota nimugoroba. Ibibazo rero ntabwo bihoraho, biraza kandi bigashira, nuko abantu bagasubira mu buzima busanzwe bashima Imana. Niyo mpamvu dukwiriye guhora dushima uko byaba bimeze kose. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Nagira ngo rero ntangirane n'abantu babona ibyo kwizera batabyumva, bakabona ababirimo rwose barabuze icyo bakora, bakabona
bakwiriye no kubuza abantu bati mwijya muri bariya abantu bavuga ngo barasenga, byo gusenga ntabiriho, ahubwo ugasanga bafite ibindi biringiye. Nibo tugiye gutangirana nabo, tugatangirana nabo mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Yesu Kristo atangira umurimo yawutangiye bamupinga, awukora imyaka 3 bamupinga, bamujyana ku musaraba bakimupinga, ndetse arinda aho apfira ku musaraba bakimupinga, bamushyingura bakimupinga. Ariko nyuma y'iminsi 3 amaze kuzuka, abamupingaga noneho batangira kubwira abasirikare ngo ntimuvuge yuko yazutse, ngo ahubwo muvuge yuko ngo abigishwa be baje ngo bakamwiba dusinziriye. Imana idufashe cyane. Ibya Yesu byahemuje benshi, ariko ibya Yesu nabyo byakijije benshi. Byatumye abantu bava mu byo bakoraga baza kwiga ibya Yesu ngo bamenye ko ari iby'ukuri koko. Niyo mpamvu tugiye gutangirira mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, kuko Luka ni umuntu umwe waretse akazi yari afite, yari umudogiteri, yari umuganga, yaravuraga, hanyuma arabireka. Arangije aravuga ati ngiye gukora ubushakashatsi kugira ngo menye iby'ubu butumwa, menye iby'aba bantu, mbashe kubisobanukirwa neza, hanyuma nimara kubisobanukirwa noneho mbashe kubisobanurira abandi. Nushaka kumenya yuko Luka yari umuganga, ugende mu gitabo mu rwandiko rw'Abakolosayi, ni ibice 4 umurongo wa 14, niho usanga batubwira ko Luka yari umuganga, yari umudogiteri, yari umuntu ukomeye, yari umuntu wubashywe, ariko nk'umuganga, nk'umuntu uzi byinshi, aravuga ati reka njye kwikorera ubushakashatsi njyewe menye ibya Kristo ibyo ari byo. Imana ishimwe. Luka rero yagiye gukora ubushakashatsi, ibimenyetso bifatika bikiriho, ndetse na ba nyirabyo abo byakoreweho bari bakiriho. Imana ishimwe cyane. Ntago narorera gutekereza ko uyu Luka ashobora kuba yaragiye gushaka ka gakobwa ka Yayiro ngo kari kapfuye ari ikinege, Yayiro akajya gutakira Yesu, hanyuma ngo Yesu akakazura, ngo yaragiye aravuga ati tarisa 10. Iyo usomye ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko ibice 5 ku murongo wa 41, haranditse ngo amufata ukuboko aramubwira ati tarisa 10, bisobanurwa ngo gakobwa ndakubwira nti byuka. Birashoboka ko Luka yagiye kubaza aka gakobwa, arakabaza atari ko batubwira ko Yesu ari we wakuzuye, byagenze bite? Umwana akavuga ati ngewe nari ndwaye bisanzwe, hanyuma nyuma yaho sinzi ukuntu byagenze, hanyuma nza kongera kubona no kumva umuntu ambwira ngo tarisa 10, ati mfunguye amaso, ati mbona ni umuntu w'umugabo uri kubimbwira gutyo, atamfashe ukuboko, ati hanyuma ati ako kanya mpita nongera ngira ubuzima, bambwira yuko ari Yesu wabikoze. Ntago Luka yibujije gukora ubwo bushakashatsi. Hari umuntu utararebaga witwaga Barutolomayo, nawe ndatekereza ko mu gihe cy'ubushakashatsi bwa Luka nawe yari akiriho. Kugenda akamubaza ati yewe Barutolomayo, tubwire byagenze bite kugira ngo uyu munsi uba ureba kandi mbere utararebaga? Akamusobanurira ati uyu Yesu naramutakiye, maze kumutakira arankiza. Imana ishimwe cyane. Hari umwana w'umuhungu ngo wari ikinege, wari wapfuye, nyina ari umupfakazi. Ntabwo nawe Luka yananirwa kujya kumubaza nk'ibimenyetso bifatika bigihari, ngo amubaze ati mbese byakugendekeye gute?
nawe ashobora kuvuga ati njye naherutse ndwaye buhoro, numva ndwaye wenda umutwe, ati biraza birakomera, ngiye kumva numva mbese singihari, ati hanyuma nyuma yaho ati ngiye kumva numva umuntu araje arambwira ngo wa umuhungu ngwino sanga nyoko, atarampamagara, ati hanyuma ati ndebye, ati nsanga ndi mu ngobyi, abantu bari kurira, mama ari kurira kandi baganaga ku irimbi. Ntabwo Luka yabuze kubaza ibyo ngibyo nk'ibimenyetso bifatika n'abahamya bari bafatitse bari bagihari. Nagira ngo nkubwire yewe muntu utinya kwizera, utekereza ko kwizera ari ubuswa, utekereza ko abizera babuze icyo bakora, nagira ngo nkubwire umurimo mwiza uyu Dr. Luka yakoze, umurimo mwiza w'ubupfura, umurimo mwiza ufite isuku, yakoreye abakire, yakoreye abafite amafaranga, yakoreye abacuruzi, yakoreye abasirikare, yakoreye abamiliyarderi. Mbese uyu murimo yagira ngo awukore, acukumbure, noneho ababwira ati burya mwajyaga mutekereza ko aba bantu bari kuvuga ijambo ry'Imana batize, hanyuma mukumva ibyabo ntimwabikurikira, ariko njyewe narize, nari dogiteri murabizi, maze kubona ibi ndizera, ariko nshaka gucukumbura ngo noneho mbabwire iby'ukuri, mwizere ibintu muzi ko mwizeye ibintu by'ukuri. Ati none nagira ngo mbandikire. Nibwo yandikiye uyu Theophile uhagarariye abakire, uhagarariye abacuruzi, uhagarariye abasirikare, uhagarariye abakomeye, uhagarariye abaminisitiri, uhagarariye ingeri zose z'abantu babona abantu bizera baciriritse, ngo abantu bizera ngo baba ari abakene. Hari uwigeze kubimbwira ngo mwebwe ngo mwizera, ngo abizera ngo bavuga ngo bizera Yesu ngo baba ari abakene, nta kintu baba bafite, ntago turi abakene, ahubwo tungishije benshi. Niko ijambo ry'Imana rivuga, ngo tugaragara nk'abakene ariko dutungishije benshi, kuko abantu basenga badapfukamye ngo basenge, n'izo bizinesi zanyu ntago zagenda, ibintu byose byahagarara, ukabona ibintu ntibiri kugera. Ariko gusenga kwacu gutuma Imana iza bugufi igaturana natwe, hanyuma yaturana natwe ikagira neza, kuko ntago yagira neza mu murima wanjye ngo uwawe tubangikanye irorere kugira neza, kuko Imana ari nyembabazi. Bwa buntu cyangwa kwa guca bugufi k'umuntu umwe gukurura ubugwaneza bwose bwayo, ikamanuka ikavuga uti mwana wanjye uhagaze mu cyuho cy'abantu basuzuguye, bitumye ngirira isi yose neza ku bwawe. Imana itugirire neza, kuko hari ijambo ry'Imana rivuga ngo nabuze n'umuntu n'umwe wahagarara mu cyuho ngo mbakirize igihugu. Rero iyo umuntu umwe ahagaze mu cyuho asenga Imana, Imana ikorera isi ibintu bikomeye. Rero naho wenda tutaba dufite ibya mirenge, ariko kugira ibyo dufite, noneho tukaba dufite Yesu, tukaba dufite Imana Data muri twe, Data akamanuka agatura muri twe, agakorera muri twe, akagendera muri twe, ibyo bituma twumva dutungishije benshi, kandi ibyo bituma twumva biduhagije, kuko nyuma y'uyu mubiri, nyuma y'ibi tuzasiga mu isi, hari ubugingo, tuzabana n'Imana Data, kandi ibyo twabuze mu isi tuzabona ibibirenzeho, kuko tuzaba dufite iby'igiciro cyinshi, kandi tuzaba dukomeye icyo gihe, kuko ngo tuzahabwa amakamba atatseho inyenyeri. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Waba uriho ukumva watunga inyenyeri ku rutugu, ukumva watunga iby'icyubahiro, bakaguha icyubahiro, bashaka bakajya baguterura, bagenda baguteruye mu birere ngo udakandagira hasi, ariko icyo cyubahiro kirangirana n'abaguterura, kirangirana n'umunsi uzavira ku isi. Iyo kirangiye, kuko utakoreye icyubahiro uzagira mu gihe kizaza,
ubisigaho byose bikarangirana n'aho bashyinguye umubiri wawe, hanyuma hagasigara ubugingo buzabazwa icyo wakoze mu isi. Imana ikazaguhana ikurikije ibyo wakoze bitayinejeje. Ariko uwayubashye, Imana ibimubikiye ngo ikamba ritatseho inyenyeri, ibitse ibintu byiza, noneho cya cyubahiro twabuze mu isi tukazagihabwa. Nushaka kumenya ko tuzahabwa icyubahiro, uzasoma inkuru ya Lazaro na Nyamutunzi. Imana ishimwe. Nari ndi kuvuga kuri uyu Luka. Luka yambuye itaburiya ya yindi y'abaganga, arambika ibikoresho byose by'abaganga, abwira abo bakoranaga ati ndagiye, mube musigaye mu kazi, ngiye kubanza gukurikirana iby'uyu mugabo witwa Yesu Kristo, hanyuma icyo nzabona nicyo kizagena yuko ngumayo cyangwa ngaruka. Imana ishimwe. Haleluya. Umva uko abivuga muri kiriya gice cya mbere ku murongo wa 3. Aravuga ngo nanjye, ngo nuko nanjye maze gukurikiranya byose neza mpereye ku bya mbere, nabonye ko ari byiza kubikwandikira uko bikurikirana, wowe Teofilo mwiza rwose, kugira ngo umenye ibyo wigishijwe ko ari iby'ukuri. Haleluya. Yasanze ibyo bavuze Kristo ari ukuri. Umuririmbyi yaravuze ngo uko bamuvuze ngo niko namubonye, ngo Kristo Yesu uko bamuvuze niko namubonye, uko bamumbwiye niko namusanze. Nasanze ari umukiza, nasanze ari umutabazi, nasanze ari umurengezi, nasanze ari umubyeyi, nasanze ari umuntu, ari Imana, kandi bimbera iby'igiciro kubwo kwitanga no kumena amaraso ye, kuko amaraso ye niyo yadukijije ibyaha. Ngo nuko noneho ndakwandikiye. Iki gitabo kiva indimwe n'ikindi cyitwa igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, kuko amaze kwandika ubutumwa bwiza yakomeje kuryoherwa. Aravuga ati noneho menye neza ibyabaye Kristo akiriho mu isi, ndetse na nyuma y'uko apfuye, hanyuma na nyuma y'uko azutse. Noneho atangirira kuri uko kuzuka kwe. Aravuga ati rero amaze kuzuka, yabwiye abigishwa be ngo bajye i Yerusalemu bategereze umwuka wera w'Imana, ngo kuko niwe uzabafasha guhamya, ngo bagahamya ibya Kristo i Yerusalemu, i Yudaya, ngo ndetse no kugera ku mpera z'isi. Yongera kwandikira Teofile, aramubwira ngo mu gitabo cya mbere ngo nakwandikiye ibi, ngo none ngo mbonye ko ari byiza ko kwandikira noneho n'ibindi byagiye bikurikiraho iby'intumwa zakoze. Yakurikiranye intumwa, ndetse ubitekerejeho wasanga atarasubiye no muri wa mwuga we wo kuvura mu buryo buhoraho, ahubwo yaragiye kuvura imitima, wenda akajya yifatanya n'umubiri aho asanze barwaye akavuga ati wenda wowe tuhaguha umuti uyu n'uyu akawumuha, ariko agakurikirana n'imitima. Imana ishimwe. Imana ihabwe icyubahiro. Ndagira ngo rero muri iyi burakeye tuzatangirire kuri iki gitabo, ibi bitabo byombi bya Luka, twumve ukuntu Luka yasesenguriye abantu benshi muri iki gihe. Mwebwe mwibaza ngo ariko ibya Kristo nibyo, mwebwe mwibaza ngo mbese nkwiriye kwizera, mwebwe mwibaza ngo mbese nkwiriye kumukurikira, mwebwe mwibaza icyo mwakora. Icyo gukora Luka yarakibashakashakiye, yarakibandikiye. Mwicare rero twicarane,
hanyuma dusome ijambo ry'Imana kandi dusobanukirwe.